ni wawe uje kunsaba amafaranga asuzi ko ntayagira kanze muhamagare mwemeza ahubwo. Ibyo bigaragaza kuri gatara koko. Ubundi se hari icyo wigirira usize umunwa gusa ubungeza mu baturanyi kamuhamagare shangiye mwemeza ko ngiye guca ukundi faranga mbana naryo. Ubabonye bambaye imyenda yacikaguritse bisize ingwa n'amakara mu maso ushobora kugira ngo bafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ukabita abanyamwanda. Ni abasore bigaragara ko bari mu kigero cy'imyaka hagati ya 18 na 22. Papa rwose kwisore baratwirukanye ubu naguze n'ahantu n'ubu navuye ku ishuri cyabitamaho kwa François aracuka ajyana. Biragoye kugumaho bari ngo nurangiza ntuseke bitewe n'udukino baba bakora. Ndahimana Salim na mugenzi we Niyibizi Cyusa Eric baratubwira uko batangiye gukina izo kinamico zisekeje zizwi nka comedy. Comedy ikintu igihe nayitangiriye natangiye gukina comedy muri 2008. Nago wenda nize cyangwa iki ariko niho natangiriye comedy kwa byabaye ubufasha bukeya. Natangiye gukina comedy muri 2007 nyinira ku kigo cy'amashuri ya primaire Kabusunzu. Nangira nyina sketch ku murongo nza kwisangamo nyine ko mfite impano yo gukina comedy nza kubikomeza njya muri secondaire nyina za comedy aribwo natangiye gukina za comedy kuri za televiziyo na Diramuja muri Diramujani show. Iyo mikino yabo bayihimba bagamije gusetsa no kwigisha by'umwihariko bagakora ku buryo buri wese yisangamo. Dukina twebwe niyo ni comedy zo kuri tele dushobora gukinira kuri tele cyangwa se ahantu hari abaturage bari hasi atari babandi bari high cyane niko navuga nka standard comedy niko njya numva bitari standard comedy ku buryo umuturage uri hasi wari wese dushobora no kuzana aranakina agahita seka cyangwa se nkakina za sketch ziri video zishobora gutanga ubutumwa nkoresheje amagambo ndi gukina sketch. Kubabona basa nabi ushobora kugira ngo nimbura mukuru ariko aba basore kuva batangira gukina comedy hari ibyo imaze kubagezaho birimo kwishyurira amashuri ndetse no guhanga indi mirimo. Ibyo babigezeho mu gihe bagitangira bafatwaga nk'abarwayi bo mu mutwe. Dutangiranye nangira bavugaga yuko ari ndi nk'ikigoryi cyangwa se mandi gukora nk'ubugoryi ko nimba nambaye gutya iyo mbivuyemo ibi bintu mba nambaye neza nta kibazo. Ni ikintu gishobora kugutunga rero nimba tuvuge nimba nkoreye nimba mba muri ghetto y'amafaranga 20 mu minsi 3 ngakorera amafaranga 30 urumva aho ngaho ndabona 10 ryo kurya mbone nayo kwita nishyura inzu kandi nejo bundi nongere mbone nayandi gutyo. Comedy natangiye gukina yandiriye amashuri muri secondaire ubu nararangije sigaje kwiga university Imana ibimfashamo. Ore comedy ikintu yangejejeho cyane kabisa wenda namenye no kwigurira ipantaro nabonye amafaranga namenya kugura ipantaro navuga ati wenda mfite n'inoza na machine zino zibaninga ku muhanda. Nagiye ku mafaranga nagiye mbona buke ngenda nguramo ikintu wenda cyamarira akamaro nka machine mfite umuntu kabisa unkorera kumusamemba amverisa 5. Abo basore kandi bagira inama urundi rubyiruko rwaba rufite impano yo gukina comedy gushyiramo ingufu rutitaye ku myambaro ako kazi gakoranwa kuko akazi ari akazi. Nk'abantu babona ko aka kazi wenda nisiza amakara cyangwa iki niteye puderi rega akazi nako karasuzuguritse ariko kamesha amafaranga kabisa. Nukwihangana nimba ari umuntu rwose wiyumvamo impano ya comedy ibi ngibi ni umwanda no kureba ukuntu tuba twambaye ariko ikintu cya mbere ni ukubishyiramo ingufu urubyiruko. Inama nagira abantu nimba afite impano ya comedy bagomba kugira ewana kuyerekana abantu bose rega akazi niyo kabura ko ntabwo wabura akazi ko wenda wajya nawe ukazasetsa abana nako nakazi. Nyuma yo guhura bahuje impano abo basore bashinze itsinda baryita aba.com. Mu ijoro rimwe baba bashobora gukorera amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 20. Ni mu gihe kandi urubyiruko rw'u Rwanda rugirwa inama yo kwihangira imirimo ndetse no kudasuzugura imwe muri yo cyane ko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo kibarurisha mibare bwagaragaje ko 9% by'urubyiruko nta kazi rugira.